Igihe hariho ibihe bya inflation ukwiriye kwita kuri ibi bikurikira. Ibihe bya inflation bikomerera buri wese, ariko ubusanzwe ni ibihe bibaho igihe runaka bigatambuka. Suzuma ingengo y'imari wateguye, urebe ibyo wagabanya mu ngano cyangwa se waba usubitse gukora cyangwa guhaha. Nufata akanya ko gucenshura akantu ku kandi mu ngengo y'imari yawe, uzabasha kubona aho ugenda ugabanya amafaranga. Iya kabiri, ntureke gukomeza kwizigama uko bigushobokeye. Ihatire gukomeza kwizigamira ubwizigame bw'ubutabazi bw'ibanze, uteganya ko ubukungu bushobora kurushaho kuba nabi. Ubwizigame bushobora kukunganira byibura hagati y'amezi 3 cyangwa 6. Iya gatatu, ukwiye gusubika gahunda cyangwa ibikorwa bisaba amafaranga menshi. Ntabwo yaba ari imibare myiza mu gihe uhanganye n'ubuzima bwa buri munsi mu gihe cya inflation, gufata umwenda, kugura inzu, imodoka n'ibindi. Ibyiza ni ugutegereza ko ibihe bigaruka mu buryo. Icya kane, komeza gushora imari. Ushaka kwiga ko kurekera amafaranga yakabyandi mu bubiko mu gihe ibihe by'ubukungu bimeze nabi ari byo byiza, ariko sibyo. Ubuzima burakomeza, bityo ushobora kureba aho wayashora hazakungukira. Kugerageza kugira amakuru ku mpamvu muzi yateye inflation bizagufasha kwitegura neza no guhagarara wemye mu guhangana n'iryo zamuka rikabije ry'ibiciro bitazanabura kubaho mu bukungu bw'isi bushingiye ku guhindagurika. Ese hari indi ngingo yerekeye ibihe bya inflation wibazaho cyangwa wifuza kumenya? Tubwire muri comment. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri. Aha uri ni ku ishuri.